hera ubwangere azana kakazuba Ramani cyanayo. Ramani cyanayo. Jya kwaka inzu ibisho byanwa yarabiti sohoka nakubonye uri sohoka urayama. Sohoka cyangwa teste sa. Sohoka uri mu ndabizi uri mu sohoka umereza yanjye. Kubaka brakuna mwa cyamite rukora no kujya ngo kuri se. Iteduko. Shira hano byakayiza. Kabaye. Bose wamba bari Shira umwana ibi ntago ari ibumbiri gubatana umwana. Bayi iminsi 15 arasiga amasaha 3 nyishyura rero babarira rwose nyishyura nyine ngiye umva ngusobanure nyine ngiye ku kazi urumva ngiye ku kazi n'umunsi nibwo bari kumemba hari nyine reka ngiye gufata ya uma yanjye cyangwa uvemo amasaha 3 ndahanda banyaguhaye mbabarira rwose nyakubaha rwose randire hose sawa naza kukureba nari mbabarira rwose yanjye ya makani nari kanambare njye ku kazi ndebe ukuntu bimeze nyine narigiye ku kazi rumva narigiye ku kazi nyine gushaka ibiceri nyine kuvugana nyine tubaza kuvugana si ibiceri byanjye ugomba kubima cyangwa se byanjye ibihumbi sengana ugomba kubima amurese ngenda gakingi reka twinge ibiceri byanjye ugomba kubima kabaye nihangana si biki mani nawe mama amafaranga menshi nagura nzakura heko nese wayangujije utazi ko uzayabona reka twinge majina la Yesu undebe ngira atanana babarira ibiceri byanjye ndabimabyari ngiye ku kazi amasaha 3 amafaranga iyo amasaha 3 tubona nitumereze ibiceri byanjye urumva nta bintu byinshi kandi ibiceri byanjye ugomba kubima nyine iyo amasaha ibiceri byanjye mbibona why are you running mbongere she mfite ikibazo ndashaka kukinyemurira nandyukanye mwako ibyo bibazo bya buri ka ntago bishoboka mama ari mu bitaro kandi nkeneye ibihumbi senkana ndashaka kumfasha ibihumbi senkana kabaye kandi urabona nta kindi kintu nkeneye na makeup umva ahubwo ntago ibyo ngibyo uri bubimbwire makeup rero nigize kuzibwira wowe byose so wishimye no nshinga hodi yes we ndakwiyama ubu se ngiye uzijida maze kurya arahira ujyamiraje ntago bimbwira ntago nabyumva ngiye nkorera icyo nshaka kandi ndabyifuza kabaye umva bitagenze gutyo rero icyo nshaka nitabimara nawe bita birangirira aha ngaha nyine nawe twari kuntu tubigenza se man nako ntabwo twata dushwana gutya amafani yacu maze dushwana ko urumva nutanyemurira ikibazo n'uyu nguyu niwe reka mbwire rero ngiye ku kazi amasaha 3 ndaza kure ukuntu nyine bigenza nyine sumbwiye amasaha 3 umva ngiye rwose umva narengaho n'umunota n'umwe ko narengaho n'umunota n'umwe pe ubwo niwirirwe rwose unigarukira nawe ntago nyine tubaza nawe ubwo reka njye ku kazi urumva turaza gusubira cyara akazi keza ibibazo ndabikirwa n'ikigo mamagaya yego boss bimeze bite sha mungu ni sawa boss shakazi kanze what agati kingana
Yesu we. hari utuntu nyine ngiye gukurikirana tu ahubwo ubwire na bagenzi bawe ko nyine akazi Umva se. Aro. umunsi byara Umva boss. utuntu ugiye Aro. Barangije mana yanjye barangije Pastor Bush. Mera mwana w'Imana. Bravo Pastor Bush. Gufasha iki? Pastor mana ikibazo Yesu. Ibintu mfite ikibazo cy'inyatsi. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Yanditse ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. N'uyu nguyu ni we. Ushaka ni iki? Ibintu mbwira none ibikira. Mese Pastor. Ese nta kuntu mwatsengera nyine inyatsi nyine ikagenda. Inyatsi kakuvuna ibyo ushaka. Yego boss Bush nicyo nshaka gusa Pastor Bush. Uzaza ku cyumweru mu rusengero imbere Umwana w'Imana rwose. N'abantu tugusengere. Cyakoze rwose. Ibyo nibyo dushinzwe.